mu bikomeye ukabona ko Imana itahaba, warwara ukabona ko Imana yakuretse. Cyo ni ikintu kibabaza Imana. Ariko Imana ishaka ngo tuyivuge neza mu bibazo, tuyivuge neza mu byiza, tuyivuge neza urwaye, uyivuge neza utegereje igisubizo, uyivuge neza wizeye yuko ibyo wiringiye bitazabura kubaho. Nuko turabasuhuje mwebwe mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu kuri Mukakarangwa TV. Turabasuhuje uyu munsi rero tugiye kubagezaho ijambo ry'Imana, muze kurikurikirana kandi mbibutsa ko mugomba gukora subscribe, share, mugatanga na comment kugira ngo ibikorwa byacu bibashe kwaguka. Uyu munsi rero umukozi w'Imana agiye kutugezaho ijambo ry'Imana, muritega amatwi kugira ngo rigire ikintu ribafasha. Reka tumwakire. Murakoze. Itangazo rya mbere, Yesu Kristo ni umwami. Haleluya, haleluya. Imana itwishimire. Nitwa Mukakarangwa Devota, turi hano imbere yanyu tuzanye ijambo ry'Imana kuri Channel Mukakarangwa TV. Reka dutangire dusenga Imana, ariko udukurikiye wese yiyumvemo ko agomba kugira ibyiringiro, yiyumvemo ko agomba kunezerererwa Imana akava mu bwigunge. Ni karibu no gusenga Imana. Reka dusenge. Turagushimiye Uwiteka Imana ishobora byose, uri ibyiringiro by'abakwizera, nta uhwanye nawe. Ubuzima biguhimbaze n'abera kuko uri Imana, uri umukozi w'umuhanga. Rero abadukurikiye bose natwe ubwacu turagushimiye, ariko tugushimiye uburinzi bukomeye wadukoreye. Ikindi tugushyizemo hagati ngo uze muri iri teraniro, uzubane natwe, fa umugisha udukurikiye. Twebwe twese tukuriho tukunywereho, umuntu wese mu mwanya wakubone, umuntu wese ugukeneye akubone, kandi utubere Imana, utubere ibyiringiro. Urakoze, urakarama Data. Tugushimiye ibyo ukoze, tukuragije ibisigaye. Mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Amen. Kwizera ni igiti cy'umwimerere, cyera imbuto igitangaza, kigasoromwaho n'uwihanganye, kigafumbirwa n'ibigeragezo. Kwizera ni igiti cy'umwimerere, cyera imbuto igitangaza, kigasoromwaho n'uwihanganye, kigafumbirwa n'ibigeragezo. Kwizera bene Data, kwizera ni igiti cy'umwimerere, cyera imbuto igitangaza, kigasoromwaho n'uwihanganye, kigafumbirwa n'ibigeragezo. Amina. Reka dusome ijambo ry'Imana usanga mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 11. Turava ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 6. Turasoma mu izina rya Yesu. Haranditse ngo kwizera icyo ari cyo igitegererezo cy'abizera nyakuri. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringiro, udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kudahamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bahamya neza ni uko bari bagufite. Kwizera niko kwatumenyeshaga yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, aricyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza. Ni nako kwamuhaye guhamya ko ari umukiranutsi, ubwo Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza. Kandi niko kwatumye nanone
akivuga nubwo yapfuye. Kwizera niko kwatumye Henoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa, kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye, kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanesheje Imana. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Amina. Haleluya, haleluya, haleluya. Dusomye ijambo ry'Imana dusanze mu Baheburayo ibice 11. Umurongo wa mbere haravuga ngo kwizera. Haleluya. Ni ukumenya rwose ibyiringiro udashidikanya ko bitazabura kubaho. Imana ishimwe. Kwizera. Ijambo kwizera ni iki? Ijambo kwizera ni irihe? Haleluya. Ariko haleluya, turasomye ngo kwizera ni ukumenya rwose udashidikanya ko ibyo wizeye bitazabura kubaho. Imana ishimwe. Ese muri iyi minsi wizeye gute? Ese muri iyi minsi nizeye gute? Ijambo riratubwiye ngo kwizera niko kwatumye Abeli na Gahini batanze igitambo, murabizi. Ariko Gahini yatanze igitambo kitanejeje Imana, ariko Abeli yari afite kwizera, areba ituro ryiza raritura rinezeza Imana. Haleluya. Kwizera niko kwatumye Imana igirira neza ngo Enoki imwimurira mu ijuru adapfuye. Ariko turasomye ngo kubera kwizera Enoki yari afite ngo avuga Imana neza, nibyo byatumye Imana imwimurira mu ijuru adapfuye. Haleluya. Turasomye ngo kwizera Enoki yari afite kwaramuhamirije kumuhamiriza mbere. Haleluya. Mbese muzi ko yajyaga aba mu isi igihe cyose anezerewe Imana, ariko Enoki ngo akavuga Imana neza. Bigeze aho igihe kimwe mu ijuru baraterana babwira Imana, baravuga bati hari umuntu witwa Enoki, umanza atari umuntu buntu, umanza ni marayika waducitse, atahora kuvuga neza, nta munsi ajya kuvuga nabi. Haleluya. Hari igihe uvuga Imana neza igice, ariko wajya mu bibazo ukabona ko Imana idahari, wagera mu bikomeye ukabona ko Imana itahaba, warwara ukabona ko Imana yakuretse. Cyo ni ikintu kibabaza Imana. Ariko Imana ishaka ngo tuyivuge neza mu bibazo, tuyivuge neza mu byiza, tuyivuge neza urwaye, uyivuge neza utegereje igisubizo, uyivuge neza wizeye yuko ibyo wiringiye bitazabura kubaho. Nuko rero Enoki yakomeza kuvuga Imana neza. Bukeye Imana iravuga nzajya kureba Enoki. Niko kuza kureba Enoki, Imana isanga ibyuhamya bahamirije Enoki mu ijuru aribwo. Niko kugenda agenda aganira n'Imana, avugana n'Imana, birangira ageze mu ijuru. Haleluya. Ariko turasomye ngo ijuru ryari ryamaze guhamiriza Enoki hakiri kare, kubera kwizera yari afite kwamuteye kuvuga Imana neza. Hanyuma kwizera niko kwatumye Imana ihindura amateka y'Aburahamu. Ariko kuri umurongo wa 7 aravuga ngo kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana, amaze kuburirwa nayo iby'ibitaraboneka, akabaza inkuge yo gukiza abo mu nzu ye, ariyo yacishije iteka ry'abari mu isi. Aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera. Amina. Kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa, nuko agenda atazi yajya. Amina, amina. Kwizera uwundi muntu wizeye ngo ni Nowa. Haleluya. Nowa Imana aramubwira ati Nowa fata inkuge uyibaze. Hanyuma turasomye ngo Nowa yarayizeye arabaza, amaze kubaza yizera atazi ngo hazaba iki, ariko kubwo kwizera arayibaza.
kwizera kwatumye Aburahamu yimuka ati ibikingi bye, ati imisozi ye, arangije ngo arimuka aragenda atazi ahantu agiye. Uko kwizera, mbese muri iyi minsi ufite kwizera kungana iki? Kwizera kwawe kurakwemerera kwizera yuko ibintu wizeye bigomba kuba? Kwizera kwawe kurakwemerera yuko bagusengera ugakira indwara? Kwizera kwawe kurakwemerera yuko ibibazo ufite byarangira? Igihe cyose umuntu azagusengera udafite kwizera nta kintu byamara, ariko iyo ufite kwizera akagusengera nawe ukisengera bibyara igisubizo. Haleluya. Aburahamu ngo yagiye atazi aho ajya, ariko yizera ya Mana yamugiriye neza. Aravuga ati ya Mana yampamagaye, ya Mana yampaye umwana naramubuze, reka ngende aho ishaka iranjyanaho. Ashorera abagaragu n'amatungo n'imikumbi ati igikingi cyaraza. Haleluya. Kwizera, 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 kwizera bene data, kwizera bene data. Nagiraga umuntu wese muri uyu mwanya udukurikiye asaba Imana imuhe kwizera. Nufite kwizera ngerabwira Imana imukomeze. Wizere ijuru rye rigutangira ubuhamya riri mu ijuru nawe uri mu isi rivuge ngo mwamubonye kanaka. Ko kwizera niko dushaka muri iyi minsi. Imana ihabwe icyubahiro. Nuko rero Aburahamu ntago yabaye ku gasozi, ahubwo yaje kugera aho Imana yamujyanye. Ntabwo Nowa yaje kubaza nk'ugiye gipfa ubusa, ahubwo yayikoresheje mu gihe cyabo cyari kigeze. Kwizera bene data, ndarinzanye ijambo rivuga ngo umuntu wese yizere kandi najya gutanga n'ituro rya Imana, ituro rishimishije, kuko wizera Imana ugiye guha. Iyo uyihaye ibyibushye nayo irakwishyura. Abeli yayihaye ituro ribyibushye, ariko Imana yaramwishyuye. Haleluya. Yefuta yatanze umwana we, Imana iramwishyura ati kiza Abamoni. Yasabaga Abamoni kuza kumufasha kurwana, ariko amaze guhigurira umuhigo yahigiye Imana. Birangira ahubwo Abamoni ari bo baza kumubaza ngo ajye kubatabara. Muziko bwa nyuma bagiranye indahiro, akarangira bakuyeho ubutware, kuko bari babonye bagiye gupfa bemera gutegekwa nawe. Yabikoreshejwe n'ituro yatanze ry'umwana we, kandi yizera Imana kigomba kumukiza izo ntambara yari yabuze amaboko akomeye. Imana ihabwe icyubahiro. Umuntu udukurikiye wese niyizere. Haleluya. Kandi ngo kuza ariko kwatumye Sara abyara. Haleluya. Kandi ngo yarashaje ariko aza kubyara. Haleluya. Ariko ku murongo wa 13 no tugiye gusoma, aravuga ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiruraga biri kure cyane, bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Amina. Aba bose ngo barizeraga, ariko ngo bakabibona biri kure yabo. Ariko ngo iyo bamaraga kubona ibyo bizeye biri kure yabo, ngo baravugaga ngo mu isi turi abashyitsi turi n'abimukira. Ibyo bigatuma babasha gukomeza kwizera. Uyu mwanya rero uri mu isi uri umushyitsi uri umwimukira, cyo usabwa no kwitegura ukizera ko hari ibyo uzajya kureba, cyangwa hari ibyo uzabona, cyangwa hari ibyo uzasanga. Kuko ijambo riratubwiye ngo abo bose bizeye barinze bava mu isi bakibyizeye, ariko bituma mu isi batishyira hejuru, bituma batuva ko mu isi hari ikintu bafite, bituma babona yuko ari abashyitsi ari abimukira. Nuko ngo bibafasha kugenda neza, bibafasha kubana n'Imana neza, bibafasha kugendana n'Imana neza, bibafasha kuba hafi y'Imana neza. Jambo nari mfite n'ukwizera. Umuntu wese yizere ko ibyabwiwe n'Imana bizasohora, kandi buri wese yizere nk'uko bose bizeye. Imana iri kumwe natwe, reka dusenga Imana. Waba ubuze kwizera ngo tugufashe gusenga? Njyabwira abantu ngo njya nizera, ubuzima bwanjye bwose njya nizera. Nta kintu n'iki na kimwe nabasha gukora nabanjije kwizera. Ahubwo niyo nagitegura nkacyandika ngo nzakora iki, hari ukuntu wenda njya nkandika ngo nzakora iki. Iyo nacyanditse ntago cyihuta vuba nk'uko nizeye. Iyo nakizeye kirangira vuba, ariko iyo nacyanditse nkagitekerezaho ntago kimpira. Ariko cya kindi nizeye nkahita ngitangira, icyo kintu nabonye kigenda neza. Rero kwizera nanjye naguhamiriza. Kwizera kwanyambukije amazi, nta kiraro nciyeho. Kwizera kwankoreye ibintu bitandukanye. Kwizera kwamaye umwana w'umuhungu byari bikomeye.
kwizera kwaramfashije ahantu henshi, kwizera kujya kudufasha dusengera abantu barwaye, kwizera kudufasha dusengera abantu bafite ibibazo tukabona bigenze neza. Iyo wizeye n'uri gusengera akizera bigenda neza. Kwizera kwagiye kudufasha ibintu byinshi cyane, kwizera kwagiye gukiza indwara zitandukanye. Ndagiraga umuntu wese yizere, kandi kwizera umenye yuko numara kukugira uzamenya ko no mu isi nta bihari bituma ukiranuka ku Mana. Reka dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye uyu mwanya, turagushimiye kuko kwizera ari ukumenya ko ibyo twiringiye bitazabura kuba. Dusomye abantu benshi bizeye, bituma babona ko ari abashyitsi mu isi, ariko ubabera Imana. Uyu mwanya natwe twizereye muri iri jambo, ibyari bitubangamiye twizeye ko bikuyeho. Buri wese umutwaro yari afite turategetse ngo numuveho mu izina rya Yesu Kristo. Ufite ubukode turamutegekeye, ufite uburwayi turamutegekeye, ufite ibibazo turamutegekeye, wabuze minerivare turamutegekeye, ufite ibibazo mu muryango turamutegekeye. Kubwo kwizera binifagre, reka kwizera gukora umurimo kandi gusohoze kwifuza kwako. Turagushimiye ko tubwiye ko kwizera icyo dusabwa. Tubera Imana none n'iteka ryose. Yesu abambwe rimwe gusa. Amen, amen.